Praise the Lord, Mungu asifiwe, Yesu ashimwe, ndamushye cyane mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu, nizeye ko muri amahoro, nizeye ko mukomeye, nizeye ko mumeze neza, nizeye ko mukomeje gushimana mu bice bitandukanye by'isi, ko afite amanywa meza, abafite ijoro ryiza, afite igitondo mwabitse mute, mwaramutse mute, mwabonye Imana ikingura. Imana yacu ishimwe kandi ihimbaze kuko ikomeje gukora ibikomeye, ikomeje kubana natwe, ikomeje kwigaragaza, ikomeje gukora ibintu bitangaza hagati muri twebwe. Ni ukuri kuba nta gikuba cyacitse, turashima Imana kandi turayihimbaza. Rero igitondo cya none, ijoro rya none, umugoroba wa none, nshimye Imana cyane kuko ngiye kuduha aka kanya kugira ngo tubane, twongere tuvuge gukomera kw'Imana, tuvuge ubuntu bw'Imana, tuvuge urukundo rw'Imana, dukomezanye. Imana ishimwe cyane. We duri aha ngaha rero, wagize isabukuru y'amavuko, rero ngo isabukuru nziza y'amavuko, happy birthday, joyeux anniversaire, Imana ishimwe ku bwawe. We duhuye aha ngaha ufite breakthrough, hari ibyo uciyemo uranesha, hari ibyo uciyemo urabasha, njya ngo congratulations, ni byiza cyane, Imana ishimwe ku bwawe, turi kumwe twifatanyije no kucelebratinga, Imana ishimwe. Mwebwe mufite ibirori bitandukanye mwitegura se cyangwa murimo, nagira mvuge ngo ibirori byiza, turabishimiye cyane, twegerane cyane, twegerane. Wowe tubanye aha ngaha rero, wabuze umuntu wawe, urwaye, uri ku gisasiro, Mana yanjye, bitagenda mu mubiri wenda w'uburwayi, njya mbwira ngo ihangane kandi komera, hariho Imana ihindura amateka, hari Imana ihindura ibihe, hari Imana iba ikiza imibabaro yacu ikaduhanagura. Humura, ibintu byose bifite iherezo, ibibi hari igihe bivaho kandi ibyiza nabyo tubiragiza Imana kugira ngo bitatugusha, bitujyana habi, twibagiza Imana. Imana ishimwe rero. Udura ngaho uri ubwa mbere umbonye, nitwa Sandrine, ibyo dukora aha tuvuga Imana, dushima Imana, dukunda Imana, ntabwo tuba tuje gutya. Karibu rero umushyitsi cyangwa duherukanye, dusuhuzanye cyane, karibu duhanye ikaze. Uyu munsi rero ntabwo byoroshye, ndagarutse, Imana iciye inzira, ndagaruka, reka tuze dusenge amasegonda make, hanyuma tubumbure ibyanditswe, tuvuge Imana gatoya cyane, ntabwo dutinda. Uwiteka Imana mwiza, Yesu Kristo, ndagushimye cyane ko uca inzira, ukora ibikomeye, ukaturinda, ukabana natwe, ukaba uri mwiza birenze uko tubivuga. Umuririmbyi yaravuze ngo abaririmbyi bakuvugaho gatoya, Kristo ngo ubwo butumwa ngo ntabwo bakuvuga ukuri, ntabwo bibasha kuvuga ngo birangize kuko urarenze. Urakoze rero, bana na mwene data, dufatanyije aka kanya, ujye uzareba nyuma kugira ngo wigaragariza kumenya kuryoherwa mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi rero turavuga imirimo y'Imana. Hari ijambo rimaze iminsi riri muri rye cyane, ashigiye, ariko nabonye ukuntu nza ngo tubisangire, navuga nti igihe cyose tuzavuga Imana. Turareba muri Zaburi 103, benshi barayizi, barahazi. Haravuga ngo Zaburi 103 ibice ni bibiri, biravuga ngo umutima wanjye himbaza Uwiteka, ntuyibagirwe ibyiza yakugiriye byose, niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza n'ikamba kamendekeye aha ngaha. Mana yanjye, iri jambo rirakomeye, rimaze iminsi rindimo ntekereza imirimo y'Imana, ntekereza kugira neza kw'Imana. Iyi Zaburi irava ku gakiza, dutekereze, mpereye kuri mwebwe, mpereye kuri wowe, tukareba imirimo y'Imana, tukareba gukora kw'Imana, turatangara cyane
kuko iyo turebye mu itangiriro, tugasoma mu itangiriro tukareba uburyo umuntu Imana yari yamuremye ngo abeho, tugasanga siko byagenze, kandi tukamenya ko kiriya gicumuro, kiriya cyaha cyagomba kwanduza buri wese, muri wese agomba uzavuka nyuma ya Adamu yagomba kuzavuka afite kuriya kuvumwa. Twareba Yesu Kristo uburyo yagize gute yitanze, dushima Imana cyane, kuko umunsi wa none uko uriho ubabaye uri umukristo, uko ubayeho nabi wumva nta mahoro, noneho turi umukristo, tekereza iyo Kristo aba adahari, biba ari umuriro, biba ari umuriro, biba bidafite ukuntu bisa. Rero umunsi wa none nje kugira ngo twibukiranye, rero nanjye nirebye mvuye kuri we nkajya kuri njyewe nkareba, mbona Imana ikoze akazi gakomeye muri njyewe, mbona Imana inkuye ahantu hakomeye, mbona Imana nshyize ahantu umutima wanjye utuje kandi unezerewe. Imana ishimwe cyane. Nagiye twibukiranye ko mu bukristo bwacu ukuntu tubayeho, ukuntu tumeze, ntabwo Imana idushyira ahantu twumva ngo twagezeyo, kubera ko niyo waba waragezeyo ariko ufite umuryango, ufite inshuti, ufite abantu bagusarawundinze, ntabwo tubona impamvu yo gutuza ngo tureke gusenga, ngo tureke kwingingira abandi, ngo tureke kwambaza Imana, ntabwo tugera aho hantu ngo tuhabone. Niyo mpamvu rero ugomba guhora wibuka hahandi wavuye, nturebe ibyo urimo wenda bitarakunda cyangwa bitaragenda, ahubwo ukareba aho Imana ibikuye, aho Imana inkuye, kuko hari benshi bari aho twari turi, ntibabyuka bibuka, ntibabyuka bazi kwiyambika, ntibabyuka bazi kurya, ntibabyuka bazi kuvuga, ntibabyuka bahumeka, ahubwo babyuka byarangiye, ariko twe tubyuka byemeye. Imana ishimwe. Mukristo ahari, turebye hano ndi muri iri jambo cyane, aratewe cyane muri iyi minsi, aratewe ku buryo hari ahantu wumva ukumva amahoro pe arabuze, ukumva ntuzi nabwo ntabwo uri kwiyumva. Ni ibihe rero nje ngo twibukiranye ngo tugushime Imana, umutima wacu ushima Imana, ariko mu gushima Imana iyo usomeye, ntabwo njya muri Izaburi cyane ngo nyisome, tuzakomeza tuyisome, ariko mbona ko ibihe turimo bitwemerera kongera kuniha, ukibutsa Imana ngo Mana, aha hantu wankuye ndabona nsa nk'ugiye kuhasubira, ndabona nsa nk'ugiye kuhajya. Imana ni umubyeyi, izongere gutarure, izongere guhagurutse, izongere gushikamishe, ubibashe kandi ubishobora. Twibuke cyane bya bihe bibi twaciyemo, Imana ikadutabara, cyane cyane ibihe by'icyaha, ibihe byanduye, ibihe bibi. Kugeze ku bicumuro aravuga ngo Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyambabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Nta kintu urakora kuvuga ngo Mana ntundakarire, Mana. Dawidi we muri Zaburi yaravuze ngo Mana, ngo ntutware umunezero w'agakiza kanjye, kandi Mwuka wawe wera ntumujyane kure yanjye, kubera ko hariho ibintu dukora bikatuvana muri presence y'Imana, hariho ibintu dukora tukumva turiho umugayo, ariko ngo Imana itinda kurakara. Nta kintu urakora ngo wumve nawe ubwawe urirakariye, noneho uvuga ati si Imana, ukajya mu rusengero ukumva ufite nk'isoni, ufite ntabwo birakubaho, ariko wajya mu rusengero wenda ugahura na message y'umunsi kugira ngo Imana iragukunda, aho wari uri ibyo wakora byose, ariko Imana iragukunda, vayo ongera ugaruke, ntawe birakubaho. Ibyo ni byo gushima Imana cyane, kuko Imana irinze abantu. Ni kenshi ushobora kurakaza umuntu akababara akabikwereka, ariko ni gake cyane warakaza Imana ngo ibikwereke, ahubwo ihita ikwereka umutima w'ibambe. Umwana w'ikirara ntabwo twibuka ko yakoze ibintu bikomeye cyane ku mubyeyi, ariko umubyeyi uburyo yamwakiriye, umwana ariko yongeye guhura n'umubyeyi yagiye afite gusaba imbabazi imbere, ariko umubyeyi ntabwo yumvise ko ibyo yakoze ari byo bifite agaciro. Icyo yamweretse gifite agaciro ni uko agarutse, agaruye umutima, agaruye ibitekerezo. Imana ishimwe cyane. Rero aho waba uri, ibyo warimo byose, ikindi cyiza kugira ngo wongere urebe aho Imana yagukuye, hanyuma urebe aho Imana ikugejeje, aho Imana ingejeje. Bidutere kugira gute? Bidutere guhora dushima, dore guhora dususumira, twirinda icyaha, twirinda ibisa nacyo,
tugerageza kubera no gukiranuka, tugerageza kwitunganya umunsi ku munsi, kuko ntabwo tuzi ngo ejo bimeze gute, ntabwo tuzi ngo ejo bizagenda gute, wenda hari igihe kizagera ntitubashe kuvuga, hari wenda igihe kizagera ntitubashe gutekereza, wenda hari igihe kizagera tukuhagirwa, hari igihe kizagera nyine bitavuze ngo urashaje, ariko hariho situwasiyo umuntu ageramo atayiteguye, bikaba byagusaba ko n'ubwenge budakora usengerwa n'abandi. Rero reka twitegure imitima yacu, kandi natwe tumenye ngo hariho abantu bagomba kubaho basengerwa, bataragira wenda imbaraga zo kwisengera, batarabibasha, cyangwa se abana, cyangwa byinshi cyane, mba numva ari byinshi. Ni igihe cyo gushirika ubute, ni igihe cyo kongera kwibuka ya minsi ya kera yacu ku karago dusenga, ya minsi yacu dusenga nijoro, twibeta nijoro, tukabyuka tugasenga, dukora amasengesho yo kwisonjesha biriya bintu byose, buriya buzima, ibintu wabonye wishonjesheje inshuti yanjye, ngira ngo twibukiranye, byambwire ko biriya bintu bizarindwa none no gusenga wishongesheje. Hari ibintu wabonye wasenze ugomba kuzarinda wasenze, ntabwo ari uguterana ubwoba, ariko no kubwizanya ukuri kugira ngo tuve muri comfort zone, niko navuga, ahantu wumva nyine ngo wagezeyo ngo Mana warabikoze. Haracyari urugendo, jya nkwibutse ko Kristo ataje uyu munsi, haracyari urundi rugendo, turacyari kugenda, turacyari kugerageza, turacyari kwitandukanya n'ikibi n'igisa nacyo, ariko Satani nawe ntabwo aryamye, kandi ntabwo yishimiye ko ufite amahoro, ntabwo yishimiye ko umeze utyo aho ngaho uri, ntabwo yishimiye ko iyo migisha ufite ikunejeje. Rero ngera ushikamusenge Imana, iki kintu nimuze n'ibyo twibukiranye, dushima Imana, ariko nanone twibuka aho twavuye, ibyo twavuyemo, ibyo twari turimo, hanyuma biduhe gushima Imana ngo umutima wanjye we shima, himbaza Uwiteka, mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose, ntibabare ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose, agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo. Iyi ni ishimwe rikomeye nkuzaniye, nanjye nizaniye, kugira ngo twongere twibuke ya Mana ikura mu rwobo, ya Mana yaduhetse cya gihe, ya Mana yadukijije, ya Mana yatubohoye, ya Mana nziza, ya Mana ihindura amateka, ya Mana ihindura ibihe, ya Mana ihindura imvugo abantu nabo bagahinduka, ya Mana nziza, ya Mana itabara, ya Mana ibohora, ya Mana nziza. Numva umutima wanjye uri kumbwira ngo nkubwire ngo hagarikira aho ugeze, umutwe urazunguruka urumva utazi, ntiwizeye ko n'Imana ibaho muri gihe cya none, biri ibintu mbese bimeze nk'ibintu ngo Mana nyitupire hariya, akabumba nkatupira abandi. Ibuka ya Mana nkawe, nibuke ya Mana nkanjye nka Sandrine, wibuke ya Mana, uyibuke kandi ukomeze uyigire iya mbere, kwa kundi wagiraga iya mbere wayitakiraga ntibihagarare, ukomeze wibuke ya Mana, ukomeze wibuke kwa kugira neza kw'Imana, ibuke rya bambe, ibuke bwa buntu, ibuka ya majoro, ibuka ya masengesho, ibuka ya misozi watereye, ibuka bya bihe nta cyahindutse, haba harahindutse wenda ibihe, haba harahindutse amazu, haba harahindutse uburyo ugenda, uburyo uvuga, uburyo wambara, uburyo uryama, uburyo urya, abo muvugana, abo mukorana, ariko ntabwo Imana yahindutse pe. Ongera ushaka Imana nk'uko wayishakaga, urakeneye Imana kuruta uko ubizi, urakeneye Imana kuruta uko ubyumva, ukeneye Imana, ukeneye kongera kuryoherwa n'Imana, ukeneye Imana cyane, kandi nkeneye Imana cyane. Reka ngeze aha ndumva ntazi uko ibintu biri kugenda, gusa numva ikirere gifungutse cyane, bivuga ngo ongera wibuke imirimo y'Imana, wibuke kugira neza kw'Imana utakiri Imana, uryoherwe n'agakiza, uryoherwe n'Imana, wongere wumve Imana. Ndabisigaraho cyane, bimaze iminsi ntaboneka, igihe gisa nk'aho ari kinini, nagombaga kuba mpagaritseho gato kugira ngo nshake Imana mu bundi buryo. Imana ishimwe cyane, ariko byarangiye nagarutse, ntabwo ntatinze, ariko byari ngombwa ko n'abasengeraga, ndabakunda cyane, kandi binzanye nabyo ni byiza, ariko nyine Imana iduhane umugisha.
wowe twaba tuganiriye utarakira agakiza, njya ngo igihe ngize cyo kwakira agakiza ni igihe cyo kubohoka, ni igihe cyo kongera kwikomeza ku mwami, ni igihe cyo kongera kureba imbere kuvuga ngo ariko ubundi kujya he, ko ntakira agakiza ndajya he, ko isi iri kurangira, ko Kristo ari kugaruka ndajya he. Abandi ko bashimana ko yaba Izaburi 103 ko bashimana ko yabakuye mu rwobo, yabahaye agakiza, bagashima Imana ahahise habo. Njye ndashima Imana iki? Ndashima Imana ko yampaye ibiryo ariko se agakiza nkaba ntarakakira. Akira Imana, akira agakiza, akiri Kristo. Kristo yacunguriwe abanyabyaha kandi nawe ubyizeye gusa yagucungura, ni ukubyizera ukabyemera ukabikurikiza, ubundi ukajya mu gitabo cy'ubugingo, mu gitabo cy'abarimbuka. Imana ishimwe cyane. Wowe twaba tuganiriye navuga ngo wari waraguye ariko wigeze gukizwa, ngira ngo unyure uhagarare ugende. Wowe twaba tuganiriye uhagaze, ntabwo turagera iyo tujya, komeze ku mwami kandi usengere abatarashika. Yohana 3:16 arambwira ngo uko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana w'ikinege kugira ngo umeze zitarimbuka bwo bugingo burabiteka. Ibi ni ibyanditswe twireferaho kugira ngo twibuke kandi twibukiranye. Nagira mbabwire ko abantu benshi cyane bakira agakiza Bibiliya itariho, Bibiliya ndavuga ngo itarandikwa hariho abantu bakizwa nubwo, ariko mu gihe cya none biragoye, abantu bakunda inyandiko. Rero ni byiza ko tujya muri Bible kugira ngo twemeze na bariya bahanga bavuga ngo ariko se byanditse biri hehe? Bibiliya ni ijambo ry'Imana twemera, dukunda kandi ritagatifu. Rero ntago haripinga, ibi bintu ni ibintu by'Imana. Wagenda imyaka myinshi ushakisha inzira ariko Imana iri hejuru ya byose. Nishimye cyane. Imana ni nziza kuko ijambo ry'Imana ko Imana ariyo ishobora byose, Imana arizi byose kandi Imana ibera hose icyarimwe. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana ryeka ko Yesu Kristo ko yari ari niko kandi akazabona iteka ryose. Kristo ni umwami, Kristo ni umucunguzi, Kristo ni Imana. Haleluya. Imana mwana, Imana data, Imana mwuka wera, Kristo niwe abonekamo. Ubu buzima rero turimo nanone yahubitse ko udafite mwuka wera ntago bigenda. Kristo tumufite nk'inshungu y'icyaha, ariko yavuze ngo muzabe imbaraga mwuka wera n'abamanukira. Ikindi cyo kugira ngo dusabe mwuka wera ntave muri twe, ntave mu byacu, kugira ngo tubashe kugenda, tubashe kureba imbere, tubashe kubibasha, tubashe kubishobora. Amen. Ndumva nishimye cyane kongera kuganira namwe, ndumva nishimye cyane kutwongera guhurira aha ngaha tubonane muri paradiso. Haleluya. Turaganiriye, tuzongera Imana ibishaka. Mukomeze kugira ibihe byiza. Reka dusenga tuwiteka muri izina rya Yesu Kristo, shimwa kandi himbazwa. Iri jambo ryawe reka ritwikirizwe amaraso y'umwana wa Yesu Kristo, kuryumva wese arisobanukirwe kandi rimugirire umumaro. Ndasengera abarwayi, ndasengera abarwaje, ndasengera abafite ibibazo bitandukanye kugira ngo barengerwe nawe, kandi ndasengera abari mu bisubizo nawe kugira ngo bakomeze barindwe nawe. Sengera abashaka gukizwa kugira ngo mwuka wera abagenderera abereke byose. Kandi turagushima Uwiteka mwami Imana, twibutse iminsi ya kera, twibutse imirimo yawe gatatu kuramburiye amaboko. Umutima wanjye urashima Uwiteka, umutima w'uyu turi kumwe urashima Uwiteka kubw'aho wadukuye, kuko icyaha wadukijije, aho wadukuye n'aho utugejeje. Ishimwe ryawe n'iteka ryose mwami Imana. Amen. Murakoze inshuti zanjye, ndabakunda, mukomeze mugire ibihe byiza. Bye bye.